Twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Utundi Sport TV aho muherereye hose twizere ko mumerewe neza cyane muguwe neza rero turasuhuza mwe mwese mukomeje kudutega amatwi mwe mufata akanya mukumva urubuga rw'imikino hano ku Tundi Sport muraba agaciro kandi turabibashimira tukanabibakundira cyane ndetse no kubibubahira. Rero uyu munsi mu rubuga rw'imikino turaza kugenda tuvuga kuri byinshi biri kugenda biba hano mu makipe yo mu Rwanda. Turaza guhera ku ikipe ya Rayon Sport turebe n'iki kigenda kivugwamo. Ibiri kuvugwamo ntago ari byinshi cyane ariko hari bigiye bivugwa ku bijyanye n'amatransferi ikipe ya Rayon Sport iri gukomeza gushaka kugenda ikora no kugenda yuzuza. Turaza kurebera hamwe muri APR FC ho bimeze bite, dore ko iyo kipe yo yagiye irangiza no guhindura ikirango cyayo. Turaza kubirebera hamwe turebe n'icyo icyo kirango byaba bigiye bisobanuye muri rusange. Turaza gukomeza rero turebe no mu yandi makipe agiye atandukanye. Turaza kureba nko muri Mukura naho hari transferi yarangije gukorwa. Turaza gukomereza mu ikipe ya Musanze tuze no kugera ndetse no mu ikipe ya Bugesera. Ngayo nguko rero muhawe ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubibutsa ko mwadukorera subscribe abatarayikora, hanyuma mwe mwayikoze nk'uko twabivugaga muraba agaciro kandi muraba kubahwa cyane kuri Utundi Sport TV. Muri Rayon Sport rero, muri Rayon Sport nta bintu byinshi cyane biri kuvugwamo nyuma ya transferi yagiye ku mugaragaro igaragaza ko umusore w'umurundi Muhire Prince ari we wenyine wamaze kwerekanwa ku mugaragaro ko yasinyiye ino ekipe ya Rayon Sport. Akaba ari umukinnyi wo kuri gatatu, rero akaba ari we wenyine wagiye agaragazwa. Rayon Sport ikaba iri kugenda ishaka abandi bakinnyi bagiye batandukanye nk'uko twakomeje kugenda tubivuga mu makuru, harimo abakinnyi nka Sebwato. Uyu akaba yari umuzamu w'ikipe ya Mukura Victory Sport umwaka w'ibihumbi 2024-2025. uyu muzamu nawe akaba akomeje kugenda yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse hakaba hari byinshi bagiye bavuganaho ndetse bagasezeranaho. Noneho hakazaho n'undi mukinnyi nawe wo muri Mukura Victory Sport, nta wundi ni Rushema Chris, nk'uko nawe ejo twagiye tubiganiraho uko ibintu bigiye bimeze. Rero impamvu tugarutse kuri aba bakinnyi n'amatransferi muri Rayon Sport nuko hari kugenda havugwaho ibintu byinshi. Nk'uyu muzamu Sebwato we aravuga ko agomba agasinyira rimwe n'umukinnyi Rushema Chris, kuko niwe muntu bakinanaga mu ikipe imwe ya Mukura Victory Sport. Rero akaba avuga ati jye nasinyira rimwe nawe kugira ngo nzakomeze kugenda mbasha kubyitwaramo neza. Ikindi akavuga ko igihe azajya akora Greenshit ku ikipe ya Rayon Sport bazajya bamuha ibihumbi 200. Akaba rero yifuza ko umuntu waba muri imbere nta wundi yaba ari Rushema Chris. Akaba ari nayo mpamvu avuga ati rwose jyewe gusinya nasinyira rimwe nawe amaze guterekaho umukono ku ikipe ya Rayon Sport. Tubibutsa ko abo babiri bose ari abakinnyi bakiniraga umwaka ushize ikipe ya Mukura Victory Sport, ndetse bakaba bashaka gukurikira umutoza wabo we warangije gusinyana n'ikipe ya Rayon Sport, Lotfi akaba ari we wabatozaga umwaka ushize. Rero bakaba bagenda bavuga ko bajyana nawe kandi bakomeza kugenda bitwara neza. Ikindi rero kivugwa muri Rayon Sport nuko bavuga ko hari umukinnyi nanone yashakaga, ariko uwo mukinnyi Lotfi akaza kubabwira ati uyu rwose ntabwo agiye akenewe. Rero uwo mukinnyi niwe waje kugenda asinyira ikipe ya Mukura, turaza kubigarukaho. Mu by'ukuri rero ngicyo ikiri kugenda kivugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Noneho reka tudatinze duterere akajisho ibiri kugenda bivugwa mu ikipe ya APR FC Nyamukandagira. Muri Nyamukandagira rero nta kindi kiri kugenda kivugwamo cyane, nuko ubu tuvugana ikipe ya APR FC yamaze kugenda ihindura ikirango cyayo. Akaba icyo kirango cyayo ubu ngubu kikaba kigiye kiriho inyenyeri ebyiri. Ese izo nyenyeri ebyiri nizo
tugiye kureba muri rusange ibi byaba bivuze iki cyangwa se bisobanuye iki bitewe wenda n'andi makipe uko agenda bikora n'icyo izo nyenyeri zaba zigiye zisobanura. Umupira w'amaguru ubundi ku isi yose inyenyeri ni ikimenyetso cy'intsinzi cyangwa se inyenyeri ishobora guhagararira ibikombe by'amakipe atandukanye aba yaragiye afata nk'ibikombe bya shampiyona cyangwa se ibikombe by'isi by'igihugu by'amakipe y'igihugu. Ni ukuvuga ngo rero izo inyenyeri ziba ziriho nicyo ziba zigiye zisobanuye ahanini. Rero tukaba turi kugenda tugaruka nko ku ikipe ya APR yo twababwiye ko hagiye hariho inyenyeri ebyiri, ese zo zaba zisobanuye iki kuri ino logo ya APR FC? Icyambere wenda dushobora kuba twavugaho nuko se ikipe ya APR FC ifite inyenyeri ebyiri, bishatse kuvuga intsinzi y'ibikombe 20 mu marushanwa ya shampiyona hano mu Rwanda, ni ibikombe 20 birenga imaze gutwara. Tukaba twavuga ko wenda izo nyenyeri ebyiri zaba zihagarariye ibyo bikombe, ariko nanone rero twavuga ko aho rero tukaba dukomeza kwibaza ese icyo byaba bigiye bisobanura cyangwa se ni ugusobanura ko ari ikipe y'ubukombe wenda muri shampiyona y'u Rwanda se n'ibikombe wenda imwe ikaba ihagarariye igikombe bya shampiyona APR yagiye itwara hano mu Rwanda, hanyuma indi nyenyeri ikaba yagenda wenda ihagararira ibikombe by'amahoro yagiye itwara. Aho ngaho rero niho turi kwibaza tutese koko ibyo nicyo byaba bisobanuye. Rero tukazagenda turebera hamwe cyangwa tugenda dushaka andi makuru agiye agize ibyo bintu nitubasha gusobanuza neza icyo izo nyenyeri zivuze kuri icyo kirango gishya cy'ikipe ya APR FC. Rero tukiri ku bijyanye n'ikirango nko mu ikipe ya Rayon Sport ndetse na AS Kigali cyangwa za Kiyovizi, ibyo nta nyenyeri zigiye ziriho. Wenda wavuga ko nko ku ikipe ya Rayon Sport yo ifite ibikombe bigera ku 9 bya shampiyona, ariko kugeza ubu nta nyenyeri n'imwe iriho. Ni ukuvuga ko wenda ishobora yo kuba itegereje wenda ko hari umubare w'ibikombe runaka yazagezaho kugira ngo ibone gushyiraho inyenyeri, cyangwa se bimwe mu byatuma itaza gushyiraho izo nyenyeri, wenda hari ibyo itaruzuza runaka. Rero twakomeza dusoza tuvuga tuti inyenyeri ni ikimenyetso cy'amateka ikipe igenda yegukana ibikombe byinshi, ari nako igenda yongeraho izindi nyenyeri wenda kugira ngo igende igaragaza ko ari ikipe igiye ari ubukombe hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ni ngibyo rero iri kugenda bivugwa mu ikipe ya APR FC. Turaza noneho gukomereza hano, tugiye gukomereza ku ikipe ya Mukura Victory Sport. Ikipe ya Mukura Victory Sport rero ho nta kindi kiri kuvugwaho, ni umukinnyi Hakizimana Zuberi akaba yasinye imyaka 2 yongeye amasezerano mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Akaba yabikoze ku munsi w'ejo, rero akaba aribwo yagiye aterekaho ayo masezerano kuko yaramaze gusoza amasezerano y'umwaka utaha. Uyu niwe twahoze tubabwira rero ko ikipe ya Rayon Sport yaramwifuje, ariko ibigejeje kuri Lotfi arirenga aragarama avuga ko uyu mukinnyi mu by'ukuri nta kintu yaza gufasha ikipe ya Rayon Sport. Rero aba bikurikiranira hafi bakavuga ko impamvu yateye Lotfi gukora ibi ngibi ari uko uyu mukinnyi yigeze gukora ikintu kitari cyiza mu kibuga hagati, agahesha ikipe ya Mukura penalty, kandi ubona ko ari ibintu akoze ku bushake. Ibyo rero bikaba ari byo byagiye bituma abura amahirwe yo kuba yajya mu ikipe nka Rayon Sport. Tudashidikanya kuvuga ko ari ikipe yisumbuye cyane ku ikipe ya Mukura, cyane cyane nko ku bakinnyi baba bari kugenda bareba kariyeri zabo uko zizamuka n'uko zimanuka. Uko ukinira ikipe ya Mukura Victory Sport mu by'ukuri ukabona amahirwe yakujyana nko mu ikipe ya Rayon Sport, uba uri kugenda wubaka kariyeri yawe neza, dore ko
muri Rayon Sport kariyeri yawe izamuka vuba, wenda kubera utizwa umurindi n'abafana ba Rayon Sport, ndetse no kuba Rayon Sport izagenda isohokera igihugu cy'u Rwanda. Muri make ukaba ariho rero kariyeri yaza ari nziza, kuko waba ugenda wimurika. Ngayo rero amakuru ari kuvugwa muri Mukura Victory Sport. Nanone makuru akavugwa ko uno mukinnyi iri kugenda irwanira n'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Police FC ariwe Rushema Chris. Ikipe ikaba igenda nayo ivuga iti ntago mu by'ukuri twifuza kugenda dutakaza abakinnyi bose bavuka hano mu ntara y'Amajyepfo, hano i Huye, kuko Rushema niho agenda avuka. Rero bakavuga bati ntabwo twagenda dutakaza abakinnyi bose, umukinnyi turakora ibishoboka byose agume hano asinyire ikipe ya Mukura. Ariko rero nanone ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe bitaragenda byumvikanwaho, nko ku bijyanye na Rokritoma niho honyine hasigaye ikibazo mu ikipe ya Mukura kuba yabasha kwegukana uyu Rushema Chris. Rushema Chris we ariko mu by'ukuri ku giti cye akaba yumvaga rwose ikipe yayisezerera akigira mu ikipe ya hano i Nyarugenge Rayon Sport, kuko ariho we yifuza ko kariyeri ye yakomereza. Ariko ubuyobozi ndetse n'abari hafi ya Chris bakamubwira bati oya, nk'umwana wihuye rwose ntabwo watatira igihango k'ikipe yawe n'ikimenyimenyi. Bakaba bemeye kumuha amafaranga, umushahara Rayon Sport yemeye kujya imuha, ndetse bakamera ko bamuhemba n'ubundi amezi 12 nk'uko muri Rayon Sport agenda yafata. Ariko muri Mukura ho bakaba baragendaga bahemba amezi 10 mu mwaka, no kuvuga ari amezi 2 ubwo uba ugenda utishyurwa iyo wasinyiye ikipe ya Mukura. Rero bakavuga ko we ibyo byose bazabikora nk'uko Rayon Sport yagiye ibimwemerera. Hanyuma rero ahari ikibazo, hakaba hari ikibazo mu bijyanye na Rokritoma, kuko uyu mukinnyi Rushema Chris yagiye yaka ikipe ya Rayon Sport Rokritoma ya miliyoni 18. Rayon Sport ikaba igenda imuha Rokritoma ya miliyoni 15. Ariko ubu kugeza amagingo ya Rayon Sport ikaba ari yemeye kuvuga iti niturangiza Rayon Day rwose amafaranga wadusabye yose tuzayatereka kuri konti yawe tugende tuyakwishyura. Urumva rero uyu mukinnyi mu by'ukuri hagati ya Mukura na Rayon Sport ruracyageretse, ntabwo turamenya neza aho bizagarukira. Ikindi twagenda tubabwira nuko uyu mukinnyi adashakwa n'izo ekipe zombi ko ari ebyiri gusa, ahubwo no muri Police naho aragenda ashakishwa. Gusa ikiri gutuma muri Police ho bitari kuvugwa cyane, cyangwa se ngo bigende birimo ingufu nyinshi zifatika, no kubera ko Police kugeza amagingo aya ngaya nta mutoza ifite, kandi kugira ngo igende igura abakinnyi byibuze bisaba ko hagiramo n'akaboko k'umutoza uzaba ugiye yemerewe gutoza iyo ekipe ya Police FC umwaka w'imikino 2025 2026. Reka rero muri Mukura tube turekeye aho dusimbukire muri Musanze. Musanzeho nta kindi kiri kuvugwa, ni Sostene wagiye asezererwa ni ekipe. Hanyuma hakaba hari kuvugwa ko abantu benshi cyangwa se bakurikirana iby'umupira bifuza ko umugabo Trump ari we wagenda agaruka mu ikipe ya Musanze. Ariko kugeza amagingo aya ngaya nta byinshi biri muri iyo ekipe. Rero reka tuve kuri iyi ekipe tugere ku ikipe ya Bugesera. Ikipe ya Bugesera rero yo ikaba ari ikipe yamaze gusinyisha kongera amasezerano y'umutoza Banamwana Kamarade Isa. Akaba ariyo we mutoza wemerewe gutoza ino ekipe ya Bugesera. Akaba yasinyishijwe igihe kingana n'umwaka umwe gusa. Tubibutsa ko uyu mutoza yafashe ino ekipe muri shampiyona 2024 2025, ariko agatozaho igice gito cyane igihe gisoza iyo shampiyona, kuko yatoje match 7 gusa, arizo match yagiye atoza iyo ekipe muri uwo mwaka. Akaba yaratsinze
match 6 muri zo zirindwi akanganya match imwe gusa. Rero bakaba baramugiriye icyizere bakavuga bati uyu mutoza wagiye akora ibi bintu reka tube ari we tugenda twongera amasezerano. Rero ntago dukomeje gutinda mu bindi, turakomeza tubakurikiranire uko ibintu bigiye byifashe cyangwa se bivugwa hirya no hino mu matransfer hano mu Rwanda. Reka ikiganiro cy'uyu munsi tube tugisubikiye tubibutsa ko rwose abatarakora subscribe mwagenda muyikora kugira ngo ikindi kiganiro kiri bugende gikurikira iki ngiki bibagerereho igihe kandi namwe bibashimisha. Ikindi rero twababwira inkunga yanyu ya comment irakenewe cyane hano ku Tundi Sport TV kugira ngo mugende mutwunganira ndetse muduha n'ibitekerezo byanyu muvuga uko mubona amakipe yanyu akomeje kugenda yiyubaka ndetse n'ibitekerezo muri rusange tukagenda tubyakira kandi tukabiganiraho. Mwakoze rero kudukurikira naho butaha. Ciao. Yewe geraho birebere kuri YouTube handika Utundi TV.